batangiye batekereza ngo demokarasi ngo ba repubulika ariko umutego w'ikinyoma urabashibukana kuko ntabwo ushobora kugira repubulika mu gihugu kitari igihugu, mu gihugu kitari cyawe ntibishoboka. Ariko icyo gihe ntabwo na n'ubu ntabwo bari babyumva, na n'ubu abantu ntabwo babyumva. Bivuze ko nta gihugu dufite, abantu ntabwo byumva bavuga ati none uyu nguyu nawe ni umusazi. Gatebe gatoki vamo nanjye njyemo kwigwizaho ibyiza by'igihugu mu nyungu z'abantu ku giti cyabo cyangwa se z'udutsiko. Ibyo nibyo bikomeje gushyira u Rwanda mu kangaratete. Igihugu kiracyari akarima kampatse ibihugu. Abakoroni bashyira ku butegetsi uwo bashatse bakamukuraho igihe bashakiye, ahanini bakamukuraho yishwe. U Rwanda ntiruragira abategetsi batekereza mu nyungu z'igihugu n'iz'umwenegihugu kuko batarasobanukirwa icyo ubwigenge ari cyo. Muri VPRX rero dukomeje gutanga umusanzu wacu mu ntumbero yo kurema umunyapolitiki mushya. Turi kumwe n'impuguke François Munyabagisha, Ngendi Ismail Mbonigaba, nkaba mbahaye ikaze. Nagize iki yabaye umwe akavuga agasa naho gusorera mu bucaca. Ariko wambwe kuyigeze kuba umutegetsi muri parlement, yabaye ubwo yavuye muri parlement bari bwasubira kwigisha, yagiye kwigisha. Ibyo yabikoraga nyuma kuko ku ngoma ya mbere ku ngoma y'umwami Kayibanda batangiye batekereza ngo demokarasi ngo ba repubulika ariko umutego w'ikinyoma urabashibukana kuko ntabwo ushobora kugira repubulika mu gihugu kitari igihugu, mu gihugu kitari cyawe ntibishoboka. Ariko icyo gihe ntabwo na n'ubu ntabwo bari babyumva, na n'ubu abantu ntabwo babyumva. Bivuze ko nta gihugu dufite, abantu ntabwo byumva bavuga ati none uyu nguyu nawe ni umusazi. Ariko bakirukanka inyuma y'abazungu. Abazungu ngo babahe ya ntebe, n'iriya ntebe reka nta kindi bajya kunegosiya, ntawe ujya kubaza umuzungu. Ariko mwaturetse urayijyaho none ukora iki, uyikoresha iki, watekereje icyo kintu nta kintu simbizi. François, yenda tuzagira igihe tuzagaruka kuri abanyapolitiki, tuvuga ko turashaka kurema abanyapolitiki bajya tubabaze iriya ntebe mureba ko ariyo mwese muturumburiye amaso, murabona ikigeza ku bantu ari iki? Yabageza ku kiko kira nicyo gihugu mwirukira. Ariko ntibarebe abababanjirije uko byagenze. Ugasanga uyu munsi ntabwo ari iyanyu, ifite nyirayo. Umuntu uri mu gusaba ngo nshyira ku ntebe, urumva koko ari ibiki? Namara kuba gushyira uhari undi nawe uzajya gusaba, nanone musabana amagara. Bikomeze gutyo. Gatobe gatoki vaho njyeho nanjye njyeho gatebe gatoki. None uwa muzungu nawe ari aho ngaho akaza, ugasanga hari ibintu nyamara biba bitagoye kumvikana. Ariko ugasanga abantu ngo barashaka kuba abategetsi, noneho ngo niba amategetsi ngo bazashyiraho amategeko, ngo nzabihindura njyewe, ngo ntabwo nzamera nk'uriya shaka, zizamera nk'uriya. Bazashyiraho amategeko ngo tugendere ku mategeko, ngo tuzagira demokarasi yihe? Uzagira demokarasi ni iki? Demokarasi ni iki? Ngo tuzagira repubulika, uzagira repubulika ni iki? Koko umuntu agatinyuka akavuga ngo arashaka ngo gushyiraho repubulika, ngo azashyiraho ngo repubulika, ngo azubahiriza repubulika, ngo amahame ya repubulika. Ariko ubu iyo repubulika rebaho bayitiye ngo repubulika, amaraso yamenetse na nuba kimeneka. None ikibazo nuko hari n'abantu
bafunzwe barengana ntabwo ari abantu bakoze ibyaha noneho ngo barafunzwe bagororwa bagororwa bigishwa kugaruka ibuntu abantu kuva muri 1994 noneho ugasanga umuntu arahagurutse ngo agiye ngo arashaka gufata ngo ya ntebe kujya kuri ya ntebe arajyaho abantu bafunzwe ntigera n'abatekereza arabamarira iki genda ubu ngubu avuga ati njye ninjye nzajya kubarekura ibyo ngibyo biroroshye gufunga no gufungura ni geste yoroshye François yaba byibuze yabandi hari n'uwo numvaga byibuze nabivuga yaba hano ariko niyo uzajya kumva uzumva kumva akakubwira ngo hari aba prisonniers ngo ba politique ngo aba prisonniers ba politique esa prisonniers ba politique nabaye iyihe politique ukora politique mu ishyamba ahantu hatari igihugu ukora politique abantu n'aba prisonniers b'igisuti igisuti ntigikorerwamo politique ntabwo bavuga ngo bari abantu ngo bafunzwe ngo kubera ko bakoze politique oya ntabwo ari byo abantu bafunzwe kubera ko hari ubutegetsi bw'igisuti nicyo kintu kigomba kubanza kumvikana naho gutekereza politique watekereza politique gute se wakora politique gute ahantu uburyo bwose bwo gukemura ibibazo ari ukwica uburyo bwose bwo gukemura ibibazo bibonetse hagati y'abo bantu bitwa ngo n'abategetsi nabo bategeka uburyo bwabo bubangutse uburyo bakoresha no kwica ntabwo rero wavuga ngo ugiye gukora politique aho hantu ntabwo ari byo ikintu kiba cyihutiye no gucana urumuri twavuze ku banyapolitike bishwe ntabwo ari abanyabwenge bishwe ntabwo twigeze tubarondora bose ariko noneho hari n'abandi banyabwenge avuze uti ubushize nkubaza nkubaza nta banyabwenge bari he abanyabwenge b'u Rwanda ku Rwanda rukomeza kugenda rwitura mu cyobo abanyabwenge nyine bari hehe mbwira uti barishwe bamwe bari mu mva abandi mu nzibutso abandi muri gereza ese umuntu yageze muri gereza akomeza kuba umunyabwenge yaba umunyabwenge yatazimye hari abantu ndaguha nk'urugero wenda simvuga iwacu fata urugero rwa Mandela yabaye yaratangiye atekereza ku gihugu yifuza kubaka afatanyije n'abandi n'abirabura n'abazungu baramufunga umuntu avuze ngo bamufunze ngo kubera ibitekerezo bye ntabwo ari byo yafunzwe kubera ko hari apartheid muri nature yabo muri kamere yayo yagombaga gufunga ariko yari umuyobozi wa ANC ariko ANC ikaba yari ifite ngira ngo hari imitwe y'ingabo ikorera hanze bari bafite imitwe y'ingabo bishatse kuvuga yuko yagombaga kuzira icyo kintu ntabwo ari cyo yagombaga kuzira yazize ko apartheid ibwara ubutegetsi bw'igisuti oya bagana njyewe ngenze nijoro nkagenda ndabona ngahura n'impaga nshakaguru urumva uvuze ngo yanciye akaguru kubera yuko nagenze nijoro ntabwo ari ukuri kose naciwe akaguru kubera ko nagenze nijoro ntabwo ari ukuri kose naciwe akaguru kubera ko impaga ica akaguru igenda nijoro mu ijoro haba harimo impaga naciwe akaguru n'impaga kuko impaga ica akaguru iyo ntahura n'impaga hakaba hari mw'inka ntabwo zari kunca akaguru urumva rero kuba n'igihe nagenze nijoro ntabwo ari cyo cyatumye ncibwa akaguru nta nubwo ari koza kuri wewe
ntabwo ni ikosa kuri ngewe ikosa ni nuko amfite icyabiteye niyo mpaga ni impaga muri nature ya irica FPR mu Rwanda muri twibaje tutese hari abantu muri prison bashobora kuba abanyabwenge kuko icyo ndashaka kuvuga kuri Mandela nuko hari igihe kimwe abantu n'amahanga barahagurutse ngo barashaka gufunguza Mandela barahaguruka bati Mandela ni mufungure je pense decret que aremera kujya kumufungura ndibuka ko na Canada nayo yari mu ba negotiateur ba negotiate for cyane Brian Mulroney nuko umunyabwenge Mandela atabana hikiye agira arabagarama cyanga gusohoka okay haranga gusohoka umugore ati uranga gusohoka uhisemo ngaho muri prison ati ngewe ndi hano muri prison batese kuki wanze kuba gufungura kandi amahanga barasakuje barakuba none baragusaba imbabazi ati oya ngewe icyanzanye hano ntabwo kirarangira muramfungura se ko kitarangiye ikibazo kikiriho nanone urumuri nacanaga ibyo naharaniraga nzakomeza kwiharanira nanone muzangaruramo ni mubanze muvaneho icyatumye mfungwa inzitizi icyatumye mfungwa icyamfunze hano ni kibanze kiveho icyamfunze ntabwo ari uko ngewe na militaga nari mfite ntuza icyamfunze nuko mwebwe mu butegetsi bwanyu nibo banze buveho urakoze cyane urumva urumurirwe urwo no rumuri kabisa no na hanze abantu bavuga ngo baraburanira barirukanka ngo gufunguza Mandela hari benshi batigeze basobanuka hari benshi bagiye bitera majeki ngo bafunguje Mandela ariko uwo bafunguje bo ntabwo ari we wafunguwe wafunguwe ni umunyabwenge wasohotsemo afite ubwenge avuga yacanye urumuri avuga ati rero apartheid ivuyeho none ndaje none tugiye gushyiraho ubutegetsi buca apartheid abazungu n'abirabura tubane wabonye ukuntu wibuke ko bamuhaye abasirikare bamurinda b'abazungu abirabura bati ugomba kubavanaho ugashyiraho abirabura ati ndabisabye abwira abazungu ati mukomeze akazi kanyu mwarindaga perezida ndi perezida murandinda rero urakoze cyane reka nkwere kundi munyabwenge ntabwo iyo ntuza nari nyizi iyo histoire ya Mandela yuko bamupropoje gufungurwa kanga cyaranze noneho rero nkwere kundi rero munyabwenge uri mu munyururu abantu urumuri rutabone abantu batabona ngo babone ubwenge bwe ntabwo mvuga kuri madame Damange urumva kuko reka ndavuga ku muntu witwa Sabimana nde Sankara uriya bafashe mu bitero bye uriya bafashe mu byezo ngo bya FLN kubera iki uriya wa FLN ufunganwa na Nozana Rusesabagina ni umunyabwenge gute umuntu ucanye ufite ubwenge kumwe idama yavuze ati muramfunga muranyica ariko mwebwe ntimudusha ubwenge hano ngo zaranyica uriya muhungu azi ubwenge pe arimo kuburana uriya muhungu azi ubwenge dore ubwenge bwe urabona ubwa mbere intambara yarayirwanya arayitsinda intambara yarayirangije iyihe intambara ya FLN sinzi nabwo ntabwo intambara yarwanaga ya FLN yarayirangije yarayitsinze arayirangiza yarayitsinze gute nsobanurira François ntabwo numva uburyo intambara ya FLN ntabwo ari iyo kuza n'amasasu ngo baraje bararasa nta nubwo njya nemera wenda ko banaje bakarasa kuko
sinjye sinabyemera ko banajya n'amasasu urumva ariko intambara ye uriya muhungu uriya majoro amerita wenda n'uwashaka yamugira general nuko giye ibintu by'igisirikare ntabyemera uriya ni umunyabwenge pe yayirangije umunsi wibuke za discours za communiqué yavugaga abwira Kagame ati witangiye wica abana b'abatutsi bagusanze ari mu bantu biswe ngo abatutsi araje aratoboye arabivuze akavuga ati abana bagusanze baje gufasha urugamba rwo kugira ngo ubuhoze ngo abo batutsi warabishe arabivuga arongera akomeza gusobanura uburyo FPR ikomeza kwica abantu uko yisha abahutu uko yisha baki avuga asobanura mu by'ukuri atanga urumuri kuri ku cyagombaga kuba la cause yo kurwana yo kujya kuvanaho ubutegetsi bwa FPR ibyo yabivuze barimo ngo barwana bategura ari hanze urumva ibyo yarabivuze amaze kubivuga ari hanze izo discours yarazivuze ziri claire koko noneho kandi ugasanga izo discours ibyo ngibyo arimo avuga ntabwo biri ari bya bintu byo kuvuga ngo naveho njyeho yagaragaza ko hari ikibazo hari uburwayi agaragaza ko bugomba kuvurwa uburwayi bwo kwicana uhise hariya ndica noneho hakaba n'uburwayi bwo kuvuga ngo ngewe ngo ndi umuhutu ngewe ndi umututsi ngo ibintu ibi avugira abantu bose baramufashe baramufunze bamufunze barimo kuburana aza kuburana hamwe na patro we Rusesabagina mu gihe Rusesabagina yako bavuga yuko bashwaniye mu rukiko nabyo wenda biri mu bwenge nabyo kabera ntabwo ari gushwana ese washwanira mu kintu cy'urukiko kitari urukiko ukavuga ngo bashwanye rura ntabwo ari urukiko ari umusore witwa Rubenzi niwe ujya gukora derision akavuga ngo inkiko za gahenerezo Chimsa uzajya umwumva Rubenzi ibombori urumva si nkiko zahara mu Rwanda ntabwo ari inkiko nta mategeko urumva ntabwo ari igihugu nta mategeko y'ingona nyine n'ubyumva uruziramire n'urugera amategeko harameze nkaho turi muri Hollywood twibere muri cinema noneho mu iyo cinema rero Rusesabagina waraje ati ngiye arega murimo ndabona mudashobora kumpa ubutabera ntabwo nzongera kubitaba noneho aho bavuga ngo wenda barashwanye hari aho Rusesabagina bati ngiye barega ngiwe yavuze ko atari umunyarwanda yesi ndi umunyarwanda ariko numva nyine Sankara yahise yiyamera ati ibyo ni ibiki bagabo mu Rwanda ati ibyo ni ibiki none ati ibyo ni ibiki urumva byagombaga kubivuga urumva kuko ajeretse akabivuga ngo nibyo oya ntabwo ari byo nagira mu kuburana kwe Sankara yakomeje guhagarara ku ngingo yamujyanye mu rugamba arayidefanda ndare mu cyamanza cyane awe cyane kuko naho ubwenge bwe buri bamusomeye ibirego we ibyo bamurega byose arabyemera ntabwo yababwiye ati kugira ngo bamugabanyirize oya we ari kuburana no guhamba ibintu bakurega ngo wateye igihugu cyangwa se ngo wavuze amagambo yapfobye biki byose ayo magambo warayavuze koko ugiye guhakana se kujya kuvuga ngo ngewe ntabwo nayavuze kandi no kuvuga ngo urabyemera ngo kugira ngo bakugabanyirize oya ntabwo ari kugira ngo bakugabanyirize kuko iyo urebye niho urumuri rwe niho ubwenge bwe buri kuko we abacamanza ubundi mu bucamanza c'est un principe de droit ntabwo bihagije kugira ngo wemere icyaha ngo noneho bavuge ngo baragukatira ngo kiraguhamye ngo kubera ko wacyemeye bagomba kugaragaza ukuntu wagikoze naho wemera icyaha bakavuga ati none ntabwo tubyemeye yenda urimo gushaka kwitangira undi muntu wabikoze hanyuma kugira ngo utujijije seza ibyo bibaho Sankara rero
baramubwiye bati ibyaha urabyemeye ariko ibyo ntibihagije tubwire rero nawe arabizi bagomba kumubwira bati tubwire ukuntu wabikoze aprofita tribune bya byaha bamurega uko yabikoze za disikuru ze asubiramo ajya kubivuga agasubiramo ati navuze ibi ngibi navuze ibi ati uko murazi nyine nari hanze ati ibyo bya bindi yavugaga ko FPR yisha abantu yica abantu yiba ibyo byose yavugaga afata tribune yo mu Rwanda abisubiramo ntabwo yabaye nka Evode avuga ati bya bindi navugaga narivugiraga no ibyo bya Evode ntabwo nge burimo ntabwo undi we ntabwo ari cyabiranya yahinduye discours undi we yavuze undi yabisubiragamo none umucamanza akamubwira ati oya ibyo turabizi tubwira ukuntu wabikoze ahubwo ati njyango ngwire ati nabikoze mvuga ayo magambo nyene ati nuko nakoze icyo cyangwa nabikoze mvuga ayo magambo okay ati ariko rero hanze hose abari hanze bose nibyo batekereza nibyo bavuga ati icyo rero ndacyemera wabyumva no we yabonye ni uburyo kuko mbere yavugiraga abo hanze ibyo yavugaga tribune ye ntabwo yageraga mu Rwanda hose abagushoboraga kumwumva babyumvaga bihishe ariko hariya noneho byari indirect arabwira abanyarwanda bose ntabwo biri filtre abonye okaziyo yo kutanga yo kugaragaza abanyarwanda la cause kuko nubwo yavuga ati ngewe niko nari mbizi mpagaze kubyo navuze hari abantu banabyanditse ariko ibyo mvuga ibyo navugaga hari abantu babyanditse hari abantu b'abahanga za BBC bose barabivugaga barabivuze ntabwo abihakanye ntavuze yuko ibyo bintu atari byo ko yibeshye cyangwa iki baravuga ati icyo cyaha rwose mu mpamya ndacyemera abonye okaziyo yo kubibwira abanyarwanda batangiye kumva ibyo babahishe barabyumvise abanyarwanda ubwabo ntabwo ari ibicucu baravuga bati uriya ntabwo ari umwicanyi uriya yabaye nka Kizito abyumva ariko ugiye ugatangira kujya gusanza imigeri ngo yango ngewe ngo ibyo byaha rwose ngo ntabwo nabikoze ngo cyangwa buryiya ngo babaga bampaye amafaranga b'abantu oya aho rero urumva bari bagiye kwisararanga ngo ngewe ngo ndi umuhanga ngo mu guhimba ibigambo ngo abantu ngo baranzi ngo unkeneye ngo araza ngo akampa amafaranga ngo nkamubwira ngo ibyo ashaka kumva urumva uwo munyabwenge wagiye no kwandika constitution y'igihugu nta gihugu nta constitution urumva yajya kuba umunyabwenge ntabwo yakwandika ikintu ni constitution y'ishyamba kuko rwose ni inyombya se sinzi n'ibinyombya oya wenda abatumva batagira ngo turimo ariko tujye tuvugisha kuri koko tujye tuvugisha ko ntihagera umuntu uvuga ngo mbisabira imbabazi umuntu ukoze ibintu ngo bampaga amafaranga nk'uwavuga ngo ibyo ngo nshaka ngo bakunda kumva none se abantu batituka Kagame ukamutuka uti Kagame ni tubutegetsi bw'i Kigali n'amabandi yitwaje intwaro sibyo ukabivuga eska hari ubigushyize mu kanwa ngahibaze rero uwo muntu aje mu gitondo ngo abaye umutegetsi niwe utegeka urumva nanone abazungu bazaza bamuha amafaranga bati ica abanyarwanda igice cya kabiri cyabo azabikora genda wice abo muri Kongo azabikora terrible ngibyo none ugasanga rero ikibazo tuba dufite naho ngaho naho kuba nta gihugu dufite turi mu ishyamba none abanyabwenge bagombaga kubimurika ngo batwereke ko batuzanira urumuri abo twibeshyagamo ubwo bwenge ugasanga ahubwo bahindutse indogobe cyangwa amasiha usahuze esa ngo ntibagiye kuzapfa ari abakene
urumva umunyabwenge rero agomba kuba imfura. Imfura se zarashize? Imfura burya imfura ntabwo zishobora gupfira gushira. Nazipfira gushira rwose. Ntabwo zipfira gushira kuko ni nk'urumuri. Burya urumuri burya urazi umwijima wabanjirije urumuri. Buriya se habanje kubaho umwijima urumuri ruravuka rwose. Ibintu bigaragara kuri muntu noneho ku buryo iyo uzanye urumuri umwijima uri hinda. Ariko niyo umwijima uje urumuri ruhahunga. Burya urumuri iyo urumuri ruhangabanye rukazima umwijima ugaruka wiruka. Kuki uzashobora gutekereza ko habanje kubaho urumuri hanyuma umwijima ukaza oya nuko urumuri turarurema. Ako umwijima uhoraho. Nibyo. Urakoze Francois. Urumuri turarurema. Ariko umwijima wo uhoraho. Wow. Burya niyo mpamvu na Yesu yavuze ko ari urumuri. Yaje ku isi yari mu bicuraburindi ry'umwijima. Wow. Nibyo. Urumva rero ubwo urumva turafite abantu bariho baracyariho ariko nyine kugira ngo abo izo mfura zigaragare kubera ko umwijima ari munini cyane bisaba igihe ariko bariho ubona kugira ngo babone ni nka rwa rumuri ruri kure hano rukazafata igihe kugira ngo rukugereho kuko burya iyo ucanye itara hano uri hano hafi uhita ubona urumuri ariko umuntu uri kure rwa rumuri arubona hashize umwanya nko kuri inyenyeri ngo iba yatse ariko tukazayibona urumuri rwayo bise rukatugeraho hashize n'imyaka ibi ni ko abazungu babivuga ngewe ntabwo cyakora icyo nzi cyo nuko icyo mbona cyo nuko iyo ucanye amatara y'imodoka ucana ahantu nko ku misozi iyo urebe neza ntabwo urumuri rugera ku musozi wo hakurya ako kanya hari akantu ka erapsi ntuzi urabibona rwose ibyo birumvikana noneho muri rero dufite ngiye kuguha ushize twabiganiriyeho ariko twiganirira ndaguha urumuri rw'umuntu ucana urumuri urugero rw'umuntu ndaguha urugero rw'umuntu umuntu witwa Loriane je pense Ntezimana uriya muntu ni imfura ariko n'umuntu udakunze kumenyeka kumvikana cyane niyo mpamvu naho nyine turi mu mwijima noneho naho avuze ntabwo nta bantu bamwirukankaho kuko abantu ntibanamwumva abantu ntibanamwumva nuza uvuga uti ndewe ndimo ndashaka guhembera ubu muntu ndashaka kurema abantu bashya ndashaka kurema abanyepolitike bashya abantu bazavuga ati si urashaka kuvuga iki uri peda urashaka kuvuga iki ntabwo abantu baza ariko nuza uvuga ngo ngo hari hirya ngo murabizi ngo umugabo rwose ngo yibye ingurube barabihererekanya nuza ukajya kubona ukabona ngo ese ngo mwari muzi ko burya ngo Gasana ngo yabyaranye na barabihererekanya bigakwira hose ugasanga abantu bose barabizi ni kimenya bose ariko niyaza umuntu avuga ati ariko ibyo mubivuga mubivanye ese murabivuga ngo bimara iki
akamaro k'ibyo byo kuvuga ngo Gasana yabyanye na kanaka Gasana yabibasabye, uwo mwana babyanye yabibasabye kubakora publicité, ubabyaranye yabasabye kubakora publicité. Ese murashaka mugamije neza yabo mwese mwe ubwanyu birabubaka, ni urugero murimo mushaka gufatiraho nutangira kubabaza gutyo me baravuga ngo ubwo se ngo mva nawe ngo ubwo rero ngo nawe rero urumva hano Liliane n'umuntu njya kumumenya bwa mbere muri 1994 yanditse inyandiko avuga ngo FPR ngo izi gutsinda ariko ntabwo izi gutegeka ndumva yari yanditse mu gifaransa avuga ngo de Charby d'Assira ngo le FPR c'est vaincre mais ne sait pas gérer la victoire. Wow. Muri 94 umuntu icyo gihe watangiye akabibona akanabivuga kandi ntabwo yaderoje. Nyuma yaho yatangiye ajya mu bikorwa yabivugiraga mu Rwanda, ari mu Rwanda. Nteka ko yaje kuza kugira ibibazo ariko amenya kubinavigamo. Ngeno agira ibibazo ni muri mu bihumbi 2002 igihe Bizimungu yashingaga ishyaka ryitwa Ubuyanja. Icyo gihe Laurent Ntezimana n'ishyirahamwe rye bitaga AMI ryakoraga ibintu by'ubwiyonge. No ibintu by'ubwanditsi hanini. Hamwe n'undi muntu wari umupadiri nawe cyangwa se umuntu Modeste. Abo bantu bashyizwe mu majwi ngira ngo Ntezimana agombe kuba yarafunzweho ahubwo. Ntezimana yageze gufungwa. Yafunzweho. Ariko ntago naje kumenya uko byagenze nyuma. Tuzamushaka tumenye aracyariho. Urumva icyo nshaka kuvuga rero nuko urumva yatangiye ugenge ko nibona mumenye. Nyuma yaho nzi ko yakoze ibikorwa by'ubwiyonge. Byo guhuza cyane urubyiruko mu bikorwa mu biganiro no muri za activité zituma abana ariko zitari za activité z'ubutegetsi. Ntabwo ari by'ubutegetsi kuko abantu bamenyekanaga mu activité y'ubutegetsi mu bintu birebana n'urubyiruko bari abantuza wa mupadiri nawe uherutse kwitaba Imana witwa Obald. Ko ne wari wagiye muri porogaramu ya Ndi Umunyarwanda asabisha abana bamwe imbabazi. Byo nabyo birya ngewe ntabwo byemera biriya ahubwo ntituzagiye tubisesengura. Ntabwo byari ibikorwa byo kunga abanyarwanda. Habe na gato. Bwari bya bikorwa bya politiki. Nibyo Kizito yamaganye muri make avuga ati ntabwo ushobora gufata abana bakiri batoya ubigishe kumva yuko ari abanyabyaha kubera yuko bakomoka ku bandi bantu bashinjwa ibyaha. Ibyo ngibyo Kizito yapfuye akibihagazeho kandi Imana izakomeza imuhumugisha wari umvise. Kandi rero padiri uriya rugira ngoga niwe wafashe urwo ruhande rwo kujya gushinja abana ibyaha ko kwigisha umwana kujya gusaba imbabazi z'ibyaha byakozwe na se na sekuru. Iyo ni ingeso mbi cyane. Arega nicyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu ngo urabwira umuntu ngo najye gusaba imbabazi. Burya yo mbwiye Ismail gusaba imbabazi nta nicyo bivuze.
nta kamaro ntacyo bimvuze mu biterwa niba wakoze nabi saba imbabazi nibyo rwose none wakoze nabi urasaba weho urumva gusaba imbabazi umuntu wa mbere ugomba gusaba imbabazi ni wowe isabira imbabazi wowe wiha imbabazi ibabarire wowe ariko niba utegereje ngo yuko undi aguha imbabazi ni ya geste ariko iyo bavuze ibyo byo gusaba imbabazi ni geste iyo geste nayo ukiyoroshya imbere y'umuntu ukamwereka ko rwose ufite le remords na hano iyo geste ni y'abantu basaba ni ugushaka ni nk'umwambaro nyine urumva ni umwambaro umuntu wakoze ibyaha François ibyo bigomba kumvikana nanjye bisa naho mbifitemo ukwemera aramutse ari umuntu wumva koko byamucengeyemo kumva yuko icyo yakoze ari kibi gusa imbabazi ni ngombwa ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa none se yakomeza akaba mu bantu akumva ntabwo ari ngombwa abo bantu abana nabo gute wowe banza wumve ko d'abord wowe sibyo niba wowe wababaye bakoshereje utegereje amahoro ku mbabazi ukumva kuzagira amahoro ari uko bagusabye imbabazi oya ndavuga uwakosheje we uwakosherejwe bashobora kujya bati j'oublie ça je tourne la page sibyo ibyo byamworohera cyane ariko si umuntu wakosheje we qu'est-ce qu'il a fait niba ari convaincu que ibyo bintu yabigize icyo kintu agomba kugikora ni un geste c'est un pas qu'il doit wishyiramo ngo agomba autrement azaba arimo kwishyira en retrait aho ngaho ni agomba kuko agomba niyo ndanze kuko niba muri make nicyo ngiye nshobora ashobora no kugera ku iyo ntaba naho kagenda akaba bwa buryo bwo kugira ngo habe un rapprochement ko nshaka kumvikanisha no rapprochement reka mubwire iyo rapprochement iyo rapprochement ntabwo ni ngombwa reparation ko yenda udashobora no kugira ngo byumvikane wenda neza y'abantu bakundana sibyo barakundana umuhungu n'umukobwa bivuze ngo bagomba kuryamana cyangwa bagomba gusomana je ntabwo mbyemera ngibyo simbizi niba bihwanye n'urugero niba abantu bakundana koko le processus yo gukundana ibikurikiraho birikora ibyo ntabwo ngo bagomba wigira ikintu utengere mutegerezaho niba umuntu yihanye ngo bibe mbese ari nk'aho byanditse ngo tugiye amategeko ngo tugiye gutegereza ngo ese ngo yagusabye imbabazi oya umuntu we mwereke miruwari mufashe mwereke indorogamo akore mu mutima nama we yumve ikibi yakoze yumve aracyanze noneho nawe ubwe aho kwiyanga yiha imbabazi kuko hari ababona ibibi bakoze bakacyanga noneho bakaniyanga bamara kwiyanga bakaba banakwiyica François usobanura ibintu neza cyane James none uwo muntu rero niba yamaze we kwiha imbabazi yazihaye rwose noneho ikizakurikiraho ni iki ni ukuvuga ko ashaka impumeko agomba guhumeka asa naho abonekewe naho agiye akagira surire radiyo naturere akagana kuri wa muntu yahemukiye noneho kugira ngo kubera ko yagize amahoro ya mahoro arasasekara wa wundi wenda nawe akaba akamubona muri muntu wenda uwo muntu we ntaragera aho yumva ko yamubabarire nawe yihaye amahoro kuri icyo kibazo kuri icyo cyaha bagukoreye kuko iyo abantu bagukoreye icyaha nawe ugomba kwibabarira ukabanza kwiha amahoro kuko iyo utangiye kwiheka niba umuntu wakorewe icyaha atariha amahoro ntabwo wavuga ngo wundi waje kumusaba imbabazi nta kintu bimaze kuko mbere na mbere banza wa wundi nawe umufashe agire ku mahoro niba mara kugera ku mahoro cyangwa amahoro yabajyana n'ingare bazazamukana rimwe bazajya buryo bone barahoberanye atari itegeko bya bindi bajyana abantu kugira ngo babafotore
n'akandi kantu ka anecdote ngeze muri Congo Brazzaville nagiye kwaka akazi muri PNUD ndagenda rwose bundi impunzi nyine ngeze muri PNUD ninjiyeyo aho na CV nanditse yarame ntaki mpageze uwanyakiriye arambwira ati atese uvuye mu Rwanda ne ati banza ujye kureba hari umudamu hariya hirya mu biro hariya hirya nawe banza ujyeyo umuhereze umuhiyo CV hanyuma n'amusuhuza ndagenda ngiye kuba mbona umudamu kwa kundi tureba amasura nahise mubonamo rwose umututsikazi ndavuga nti karabaye baradutangatanze ngiye gukata ngo nisubirire inyuma ndavuga nese ndasubira inyuma kwera iki nese ubu ngo umututsikazi ntacyo nanjye wenda ndaba ikindi nanjye nishaka ndaba umututsi ibibazo kiri hehe ubwo ndagenda ndinjira muhereza akaboko muri aho uvuga ikinyarwanda kubera iki wumvise ugomba guhita uvuga ikinyarwanda afa nuko ubwo ko yari yambwiye ati uri umunyarwanda ati hari undi munyarwanda genda abe nawe umbiha okay bon ajya arandeba ariko ubwo wona we yabanje yamutelefone nyine muri kuri ntuza aramubwira ati hano ari umuntu we kandida afite ntuza nawe mwakire ndagenda umusohore ni muri aho akavuga yanze kubakira wow none akabukanya kumera gutya ntabwo nagasubije inyuma nakarekeye aho ngaho rwose gutya t'as pas retiré ton offre no we arandeba ahera hasi arazamuka ageza hejuru ati mbwira rero ati mumaze kwica abantu ati mumaze kwica abantu none uraje hano nguje kuza gusaba akazi hano nta n'isoni muri PNUD nuko nono ndambwira nti ntibirababaje ariko none se ngirene ngumva kandi ngo waricanye se imagine urabizi urabizi rwose ukurura kuzi ngo afese ngo ubwo se koko none arajyande ngo se koko ngo waricanye koko none se kumbonye ukambona mumwicanyi uragira ngo rwose umudamu umubwire ngo iki ngo ngo umbwira ukuri ngo kameme ngo se ngo baba waricanye ngo mbwize ukuri ndamubwira ni ariko se akagogo kanje hari amaraso ari bungu wari wakomeje kamuhereza noneho agira atya ati yewe nese ni nawe bambwiye ariko ngo uri umunyarwandakazi kandi uri umunyarwandakazi cyangwa uri umurundikazi arambwira ngo ya ugiye ntabwo ndi umunyarwandakazi nta nubwo ndi n'umurundikazi bon ngo ngiye ndi umunyekongokazi nawe no ariko ni muri Kongo hari abanyarwanda bariyo nuko ntiyabanje guhungira muri Kongo yihe Kinshasa nanjye yarabanje kuguhungira za Bukavu ati Bukavu aho ngaho ati ngiye niho nkomoka timwe muri zonci bon no ajya tiyewe tinganze gusohoze ahaguruka ntabwo yafashe akaboko yarampoye wow ariko ndakubwira ampobera ngiye umutima warateye urumva noneho warateye noneho ubwo atese ati ngayicara atako numvaga ati numvise umutima wawe utera nari mfite ubwoba numvaga ko uzanye icyuma ugiye kuntera icyuma mu mugongo ati koko none se ni ureba ukuntu
ndakubwiye twaraganiriye none haza kumbwira ko ari umugore wa Bizima Karaha. Wow. Ko Bizima Karaha yamusize aho ngaho akajya ku rugamba akajya kwiga muri Afrika y'Epfo n'iki byose akajya aza ku rugamba umugore we. Wow. Bikubwiye. Ariko twarangije twavuye aho ngaho. No, Bizima Karaha nta nubwo yari yakamenyekanye. Atari yakamenyekana. Ariko nibyo bari batangiye urugamba muri za 95 na 6 muri 95. Okay. Nuko noneho ubwo ngewe rero tuba turamenyanye en fait impumeko iba nzima. C'est ça. Impumeko iba nzima ibintu bwabwoba bw'iki bavuyeho noneho tutangira no tujya mu ntuza tuganira ambaza makuru uko byagenze ndamubwira ni bondange mubwira mu bikeya urumva ariko nkubwira nsa naho mina yambaza nk'ibibazo bimwe nkamubwira ni umva ibingi byo gose ntago mbizi ariko agenda mbaza nk'abantu ntago mbazi ariko aho twabivugaga ko iyo abantu ba ku mutima wabo iyo umuntu yageza kuri nivo yumva ko ashobora kwakira undi ibintu birikora ibintu birikora umuntu ashobora kuvuga ngo ngaho ni musuzanye ku ngufu tukaba twasuzanya ku ngufu ariko byarikoze gusa wenda bavugutse se byaje kurangira gute kuko akazi wabonye oya ntabwo uko ntabonye akazi ahubwo mbase nabibwiye abandi abandi bantu bibwiye abandi bantu noneho ahubwo abantu bati nawe uri inkotanyi abandi bati ari inkotanyi ahubwo menye yuko buri ubwenge bwabo barakwishe uhunga noneho ndavugana ariko ibi byo gushaka akazi hano muri perezida bikanigendera aho ngereye muri ntoza muri point noire twaje kuvugana avuga ati si ko twagutegereje kutagarutse kandi akazi kari gahari kujya utagarutse François donc baraguhahamuye donc urumva bya bindi muri processus umuntu agomba kugira amahoro mu mutima we ni uyiha ngewe nta cyaha nari mfite nta kintu nikanga ntacyo ariko ngize ubwo bwoba ngo n'umututsi kazi ngo azangirira nabi angirira nabi kubera iki se ngewe ntabwo nshaka kumugirira nabi kuki we yangirira nabi ubundi bavuga yuko n'izi nyamaswa bavuga ziryana zigera gute iyo ngo hari iyo ucaho ikigenda ikakureka kubera iki iba yarangije kukumva impumeko yawe umwuka wawe rwose dufite uburyo tugira ntuza twemeta za ntuza za cyuya noneho odeur yacu igahita ibwira inyamaswa iti uyu muntu ni hostile n'imbwa par exemple imbwa iyo yegereye udafite ubwoba nta kigutwara ariko iyo ufite ubwoba uhita ugira ibyuya ako kanya kagahita gufatamo umuntu hostile ubwo ahantu najyaga nanjye nigeze kujya gusura abantu iwacu ntabwo twigeze dutunga imbwa ariko bari bafite imbwa nabona imbwa ikaza ko bimenyereye abantu binjiye ikaza guhita ibasimbukira njyana uburyo abantu babana n'imbwa ntabwo nari mbizi njye nahitaga niruka yo urirukanse hita ikubona uyu ni umujura ikabindumye ku kibuno ntabwo ushobora kubyumva imbwa ikanduma ikakumenyera ahubwo yaguna noneho bakambwira ngo wikwiruka no ni kwiruka irimo donc
imbwa iyo uyigizeho ntuza ikintu cyo kugenda uyisanga ukayihumekera amahoro yicara rwose cyangwa se hari ukuntu uyikaresa gutyo ikumva yuko uri umuntu uzanye neza muri we uretse keretse imbwa abantu ari bantu abandi bahati yavuze barya uko babagenza neza kose ni hahandi bararyana urumva kuko nta kuntu bariya bo bashaka imbwa zimeze abandi bantu mbwa nibo babana nabo niba uri umuntu ntabwo bakwemera nuko ubahumekera abo yabo bo ni ibingibi nyine ariko igihe cyabo kigomba kurangira kuko nitumara kubona abantu Ismail hari ukuntu abantu twicara tukaganira tukavuga ko bya bintu bizarangira gute ariko ubwo nyine twari turimo tunavuga ntuza Laurent Ntezimana ubu ngubu ubuzima arimo ni ubuzima ki ntabwo icyo ni uko arigisha mu Rwanda se mu Rwanda arigisha okay aba i Buraya akanajya kwigisha mu ntuza hanyuma ikindi icyo nzi cyo ni uko wenda ntavuze hari agatabo yanditse nibagije rwose kukongera bakoze ariko yakoranye n'abantu bafatanya bo mu Busuwisi kabo kuko mbese k'ibiganiro biganisha ku bwiyunge ku mpumeko hagati y'urubyiruko ese usanga we rwose evure yinsikiriva mfite mu murongo umwe na bariya ba Kizito noneho n'ibitekerezo bye gusa wenda ngewe urumva ni umuntu ko agomba kuba yarize ibintu by'iyobokamana bya teoloji ibyo yayizemo noneho ugasanga ibikorwa bye mbese yakoranye na Kiliziya Gatolika ariko kuko we ari muri diyoseze ya Butare burya diyoseze ya Butare ifite ikintu yihariye wa mugani cyatwaye bivuga ngo abantu b'Ubutare bavukana ari amashuri angahe atandatu bose barayavukana hari nyamara burya bifite icyo bivuga kandi burya bifite biranigaragaza birigaragaza nibyo rwose nuko noneho buriya Musenyeri rero Gahamanyi siko yapfuye nyuma ya jenoside Gahamanyi nyuma ya jenoside n'abapadiri be n'abo bantu bigishaga bakora muri Kiliziya ye bagerageje gukora ubwiyunge gukora rwose imbata y'ubwiyunge nyabwo gusa rero nyine ni nka biriya bya gacaca abantu bazanye ndakika bavuga ko ari Kiliziya Gatolika ntabwo nabikurikiye cyane bavuga ko ari Kiliziya Gatolika nayo yari yabitangiye ariko rero kubera ko FPR bo muri kamere yabo unegisuti ibyo ngibyo byo kubaka umuntu ntabwo babishaka kuko abantu bagomba kuhinduka nk'inyamaswa bakajya bazica igihe bashakiye nuko ubwo rero wenda hari byinshi dushobora kuvuga kuri we ariko afite n'ibyo bitabo bye nabonye yigeze kuza hano muri Canada izo ariko urumva ko ari za initiative ze ku giti cye Eglise Catholique muri make ni ku giti cye ariko urumva aba afite ntuza yegamiye Kiliziya Gatolika nubwo abatabikora ari mission ya Kiliziya Gatolika yamutumye aba ari umukozi wayo ariko urumva ko abakoresha umuyoboro kamemo wa Kiliziya Gatolika uwo nguwo nuwo hari n'abandi wenda tutazi umwanya bavuga tese kuki wari wavuze nko kuri Joseph Matata nawe ubona ari umuntu ugira ibintu by'ubwitange abo ngabo ni abantu ubona koko bafite
yego ngewe icyo navuga ari ikintu urumuri rwo kuvuga ngo agakusanya intuza mbese information akabikurikirana ibintu byo ukuntu abantu bicwa baburirwa irengero akaba afite Joseph Matata we akora nk'umwactiviste ariko ndumva Laurent Ntezimana we akora nk'umwarimu ni nk'umuvuzi ni nk'umuvuzi wa rubanda naho Joseph Matata ni nk'umupolisi n'umusirikare ahubwo ngiye no kumuntu yamwita mu musirikare kivuga mu bantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo twakwirangagiza umuntu bita François Xavier Byuma uriya muntu yaramamaye koko muri ibyo bintu byo guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko François ibintu byamubayeho ntabwo ushobora kubyumva ushize nabivugagaho kuntu bagize gutya bamurega ngo ibintu bya genocide akazi ari mu munyururu sinzi niba kiriho ubwo urumva yuko we bamushyize mu gatebo kamwe na ntuza na Dr Leopold Munyakazi nakubwiye ukuntu ba François Xavier Byuma yari yatumije inama y'abanditsi ibarwa noneho ibera Kabgayi niho nahuriye na Leopold Munyakazi bwa mbere none nibwo yanavuze ati ibintu byabaye mu Rwanda no kubisesengura ku mpande zose tukareba ibintu byagiye bivugwa ahandi byagiye bivugwa ahandi avuga yuko noneho ibyagiye bivugwa kenshi muri RTLM byabaga ari replique y'ibintu byavuzwe kuri Muhabura urumva rero ibyavuzwe kuri Muhabura kugeza ubu ngubu nibanga ry'abanyiraryo ntabwo babizi niba bishyira hagaragara noneho abantu bashira impaka ubwo rero iyo nama yarimo wa wundi wigize umushakashatsi witwa Tom Ndahiro ikaba arimo wa wundi wigize nawe umuprokireri witwa Ingabire Immaculée uyu niba ngwa hari bagenda nk'impanga ngo niwe ngushinzwe ngo Transparency Rwanda ubwo rero bahise babyura bazuye umugara bigaragarira abantu bose uko byagenze nuko Dr Munyakazi bahise bamushinja ibyaha cyane ari yirukira arigendera ajya muri Etats-Unis ariko Etats-Unis ko zikora urazizi nejo wabibonye zahise zimusubiza mu Rwanda koko buri hase koko kuvuga ngo bagendera ngo kuri za demokarasi dukomeze kuri ubwo rero Byuma nyuma nawe bahise bamufata bamurega muri Gacaca iyo Gacaca hano yara ntiyigeze ava mu Rwanda hari Byuma numvise ariko kubera iyo incident nta kindi ndumva ndakeka ko nta handi nta kindi bahereyeho kugira ngo bamushinje ibyaha kuko niba utangiye gucana urumuri rw'ukuri igishuti nyine kiraza Byuma François Xavier ni umuntu nge nari nzi kubera nge nari umukinnyi w'amakinamico kuva kera nkiri mutoya ama PS yanditswe na Byuma ni menshi nakinnye nari muzi Byuma François Xavier nanone nkamumva ku makinamico kuri radio ku buryo nagiye guhura nawe nsa nkaho ari umuntu umenyereye ariko kubera ubwenge bwe yampaye atanze mwumvise François ntaburi François njye ariko nabona Xavier ariko rero iwacu bazi ko nitwa Xavier impano yo gukina ikinamico narayikuranye ariko uriya mugabo amapiyeza agiye yandika numva yaranyubakaga yanyubatse mu buryo bwa kariyeri François Xavier Byuma sinzi niba yaraburanye ariko ubwo yaraburanye nyine bamugerekana niba ari burundu niba byari simbizi
niba kiriho simbizi imana aho ari imana irimo umugisha nta kindi urumva ari kumwemo n'abandi urumva iyo tuvuga tuti Munyakazi yaje kumusangamo François nibyo nakubaje se umuntu ageze muri gereza akomeza kuba umunyabwenge hari aho nigeze kubona je pense Munyakazi basa naho bamubyinisha animation mbona ari ibintu biri bizarre ntabwo nabisobanukiwe ibyo ngibyo urabona ntabwo nabisobanukiye ko ndakeka yuko sinzi niba baramuteye bya bishinge bavuga batera abantu barabitera ariko Munyakazi numvise asa naho nanjye nabonye iyo video naribonye nanjye intera ubwoba bon rero kwa kundi arega nge nihera nagize imana mukize mu baraganira abitwa barwasa barambwiraga ngo urwo rutwe rwanjye bararusatura ubwo bwonko babuvanemo none kurusatura nibi hari abantu umuntu witwa Suzanne Thompson ni Canadienne yigisha muri université je pense Colgate yagiye mu Rwanda agiye gukora recherche bamujyana baramufata ngo kubera ko avugana n'abanyeshuri batamugeneye baramufata ngo bamujyana mu ngando kumwoza ubwonko kumukoresha ingando yanditse rero ibintu asobanura ukuntu boza abantu ubwonko babahindura ibibazanga ubananiye baramwica hari ukuntu bakoresha abantu kandi burya nk'ibi bintu bya hypnose hari abantu baba basubisa hypnose bashobora gusinziriza byoroshye hari abandi bidashoboka hari abantu nk'umunyabwenge bashobora gufata bagashaka ubwenge kumuhungabanya akaba yahungabana hakaba n'undi utazahungabana nk'umuntu wenda w'umunyabwenge wifitiye ubwoba bwo gupfa uwo baramuhungabanya agahungabana rwose ariko umunyabwenge iby'urupfu wabirenze ntabwo azapfa guhungabana ibyo bazakora byose ni hahandi bazagera gute bamutorture nibajya kubona babona umuntu aracyari muzima noneho rero niho hari igihe wenda nuko nta bushakashatsi twakoze wenda nk'uriya hari igihe bashobora kumuhungabanya bakimubona noneho bakavuga bati yarahungabanye byararangiye noneho akazagenda yirojenera buhoro ese Dr. Leopold Munyakazi baramufunze hari urubanza rwe rwaba rwarabaye hari urubanza rwabaye bamushinja iki babanje bamushinje hano muri Amerika bamushinjaga kungwaniye jenoside noneho ariko mu Rwanda bajya kumushinja na za jenoside ariko mu Rwanda Leopold Munyakazi yarafunzwe nyuma ya jenoside imyaka ngera kuri 5 ko maze kuyifungwa baramurekuye yarabaye umwere ariko urabizi nyine ko hari iyo logique y'amategeko yo kugendera ku bintu by'urumuri ntabwo ihari bo barashaka ni nka cya kirura cyabwiraga umwana w'intama ngo dore wantubeye amazi umwana w'intama ari hepfo kirura kiri haruguru atese ngo ariko ntabwo mburana nawe udayiri ngo bene wanyu barantutse ngo yabanje kuvuga ngo ariko shango ubundi wantutse warantutse umwaka ariko njye ntabwo rero nakavutse rero batari bo ni bene wanyu exactement ubwo Dr. Leopold Munyakazi ubarimo aburana ibintu ntazwi hariya ntabwo ari ukuburana rwose mujye mubabarira nta manza zihari hariya ntabwo ari imanza ntabwo abantu baba baburana kuko uraburana nande aburana umuntu uri imbere y'ubucamanza ubucamanza ni abantu bari ubutabera abantu bafite mbese ubumuntu muri bo bafite ubupfura abantu bafite urumuri abantu bashakisha ikibazo bashaka gukemura ikintu cy'ikibazo ko naho abandi bo hariya bakuzana kugira ngo biyerurutse bereke abandi ko bafite
hari impamvu yatumye bakurya. ariko se Leopold Munyakazi aho bavuga yahakanye jenoside ni ngo ni conference yatanze hano muri Etats-Unis niho byazamukiye avuga ati ibyabaye mu Rwanda kubyita ngo jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari byo, ntabwo bikosoye, tugomba kubikosora kuko ari iyo FPR yaje yica abo batutsi none ni igira abatutsi barishwe ngo nabasigaye abahutu barishwe none iyo tuvuga rero ngo habaye jenoside y'abatutsi twibagiwe ko ari n'abandi bantu bishwe nabo. None iyo uvuze ngo habaye jenoside y'abatutsi ugahagariraho none ugatangira kuzana ngo yego ngo hari n'abandi bantu ngo oya, ntabwo ari byo kuri, kuko iyo urebye abantu FPR yishe ni benshi cyane, kandi uko FPR yicaga ntabwo yicaga ari ukuvuga ngo irica ngo ni crime de guerre. Iyo abantu batangira kubizana buryo rase crime de guerre, abana bayisanze b'abatutsi ni crime de guerre, abaturage se yishe ibyumba ahantu hagiye ikubura ni crime de guerre, ni crime de guerre abayabagogwe parce que ibimenyetso noneho birahari barabigaragaje, abagiye babikoramo barabyanditse biranditse mu bitabo. Uriya Ruzibiza Abdul mbere yuko apfa ibyo byose yarabyanditse. Intego yanjye ya mbere ukure isi yose umuntu ututse zifashisha agahinda n'akababaro nagize abandi ibyishimo ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe ngo mbababaze Nyagasani azabiduhamo ubuzima budashira. Nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana, aho urwango rwashinze ibirindiro y'urukundo, ahari ubugome n'akababaro y'imbabazi zawe, aho amakosa n'ibinyoma byateye amatako nzajyana y'ukuri, ahatura abantu bashidikanya nzahamya ukwemera, agaje abantu bihebye umuhamya w'ukwizera, aho umwijima n'ibitabo byateye imbere nzahatura urumuri, akababaro kanjye kazababyarira iseko iseko itera umbeza, Mana sigashake guhozwa mbere yo guhoza, Mana sigashake kumva mbere